kugeza ubu ngubu nta bintu byari byinshi bari natangira no gupfa muri njyewe kuko n'ubu bwa mbere gahunda yose nanjye namaze igihe gito ari imbere mu buryo professional urumva rero hari ibyo ntabasha kwita ntekereza mu mwaka kuko ni ibintu binini cyane sibyo nikimara kumenya ko bahisemo tugeze mu masuderi ikiri gahunda hari byinshi twari twaganira sibyo hari ibintu tugomba kuganira twitonde ariko by'umwihariko njyewe nk'uko nabivuze mbere ntabwo ari ibintu kuri njyewe byasaba nk'ibintu numva ko one day igihe kizagera gahunda nk'izi ngizi n'uko zatangira kubaho kandi mu buryo wisimiye cyane ari mbizi rwose sibyo so kijya mbere n'uko tugendeye kuri gahunda ya tuwa njyewe nzaba mpari kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma sibyo kandi mu by'ukuri mbere y'uko ujya cyangwa mu byo kujya kuri stage no gushimisha abafana hari ibyo ngomba kubanza gukora just kugira ngo n'abantu bose abo twaje gushimisha babanze bungana kino gikorwa turimo cyari cyo bamva ko ibyo nabyo bifite umushingano ikindi ushobora kugenda nko ntangira kuganira na bagenzi banjye abo mbasha gukorana nabo tuganira mu buryo n'abatari baza muri iki gikorwa nabo babasha kugisobanukirwa neza kuruta uko Jerry yakimubwira cyangwa undi wese yakimubwira rero ikindi ngomba gushaka uburyo ko ndibaza ko ubwo tugiye kugiramo n'agaciro tugiye kugira ijambo sibyo atari gusa ngo rero tuzagenda hagati abiya oya ibyo ngibyo bikunzira dutangire kujya tukivugira ko tubona dufite aho turi kubwira abasha babyumva babasha kutwumva sibyo umuziki dufite ndibaza ko umuziki wacu mu Rwanda watangiye kera sibyo watangiye kera hari abahanzi benshi cyane bagiye batubanziriza rero nk'ukuntu umuziki wa before ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mbere uburyo umuziki wari umeze icyo gihe ukumva n'umuziki we turi gukora ubu ngubu nibuka yuko akagurupe bitaga Impara mu by'ukuri kugeza uyu munsi nta muhanzi wari wahitinga nk'uko Impara zahitinze kuko wasize n'umugani rero ni zagomba bagati ngo ajya bakaguti ntiwaba buri wose ntiwabuze naragucuranga sibyo iriya ni hit ikomeye cyane n'ubu n'ubundi mundabagera kuri iyo level sibyo kandi reka yuko industry bari bafite icyo gihe ifite imbaraga cyane n'iyingiyi n'ifite kimwe sibyo ariko kuba ubu ngubu tutarabasha kuba twagera ngo wahitinga kuri iyo level n'ubu ko ntabwo biri muri balance kandi abacyajyaho nta mbaraga barafite na industry yabo yari iri down cyane aho kugira ukagenda mu mujyi mu rugo twari tutuye hano hariya haruguru munsi ya stade regionale so hariya muri stade hajyaga haberaho amakonseri menshi cyane so hari ishuri nigeze kujya kureba impande zari zatejemo n'umusaza wanjye Ndangapeti stade yose yari yuzuye bro abantu buriye n'ibiti nta yindi spectacle baje kureba nta Rayon Sport na PS zakinyemo juste ari umuziki gusa kandi umuhanzi n'umwe wo hanze urimo n'umwe sibyo stade yose yari yuzuye mu buryo utabona ukandagira n'abageni hanze buriye n'ibiti barimo kubakubita sibyo hari indi show nagiye kureba Matata yaje ntabwo yibuka niba ari launch yararimo gusa nicyo gihe yari amaze iminsi asohoye iravuye bita Masapunda naho nagiye kwireba n'ubupetse ko papa yigishagara muri University Butare iyo show yajyanyeyo hano reba show umusaza gusujya gufasha gushyira no ku gitugu kugira ngo ubashe kureba kuri stage so Odi yari yakubise yuzuye utawura naho bashyira utabona naho wakandagira so njyewe nibuka ibyo byose sibyo ngo nkareba nkavuga niba abahanzi nyarwanda barabashaga kuzuza stade regionale cyangwa kuzuza amahoro nta wundi muhanzi wo hanze wabashemo uyu munsi wa none rero nkabona industry y'uyu munsi ari ifite kimwe ari ifite imbaraga zigomba kuba harimo utubazo twinshi kandi ariko twagakwiye ko ubu noneho turi kubikora mu buryo buteye ubwoba sibyo so dukumva yuko rero umwe mu mushinga nanjye
mfite nyinshi arizo kugira ngo ibyo byose bijyagaragara, ibyo bijyagaragara n'abahanzi baririmba ibintu bitandukanye, abaririmbaga gahunda za leta nabo babona ko nabo ntabwo bashayininga cyane, sibyo ntabwo bashayininga cyane, barumva yuko abantu baririmba ibikorwa bya leta bagakwiye babacuranga mu bihe runaka wenda mu masizoni atandukanye, ahubwo byose byagakwiye kuzamukira rimwe. So hari ibintu byinshi cyane umuntu agomba gushyiramo imbaraga, so mu by'uko ubutaha wenda nzababwira, nzabagezaho izindi gahunda nyinshi nari namaze kwiyinzitara neza. Thank you.